Nshuti bavandimwe na bashiki bacu mwiriweho, amahoro y'Imana abane namwe kandi muyahorane iteka. Yehova abahahishirize mu byo mukora, kandi ababashishe guca mu nzira zimutunganiye. Njye ubasuhuza nitwa Havugimana Simoni. Guhera aka kanya ngaba nifuza ko njye nawe twakwifatanya mu kiganiro cy'ivugabutumwa kizajya gitambutswa kuri iyi channel Nawe Imana Iragushaka. Ikiganiro gishingiye ku gitabo cy'imfashanyigisho ya Bibiliya. Igitabo cyitwa Nawe Imana Iragushaka. Iki gitabo cyanditswe na Bizimana Jean Claude. Akaba ari igitabo cy'imibumbe ibiri. Umubumbe wa mbere ukaba ugizwe n'ibice bitatu, naho uwa kabiri wo ugizwe n'igice kimwe. Mwene data duhuriye kuri Data wa twese wo mu ijuru, wowe wamaze kugera kuri iyi channel kandi ukaba ukunda ko umurimo w'Imana watera imbere, kora subscribe, ukande no kunzogera, ukore na share, ubundi duhurire muri comment maze duhunge. Bene data, nshuti z'umusaraba, bavandimwe, twese kuri iyi si tuyibayeho turi abagenzi bigendera, tuyiriho turi abashyitsi, tuyibayeho cyangwa se tuyicumbitseho turi mu buzima bugiye butandukanye. Bivuze ngo buri muntu afite urugendo rw'ubuzima bwe yatangiye rwe ku giti cye, ariko nanone tutibagiwe ko hari igihe umuntu agera mu mayira abiri maze agaca mu nzira atakagombye kunyuramo. Bivuze ngo hari igihe umuntu ayoba mu rugendo rw'ubuzima. Birashoboka urugendo ugasanga urarukomeje, rwa rugendo uyobeyemo kuzajya guhindukira cyangwa se kuzajya kumenya ko wayobye bikazakubera ingorabahizi. Mu rugendo ugasanga uhuriyemo n'inzitizi nyinshi z'ubuzima. Nshuti yanjye, muvandimwe, muri kwa guhura n'ibikomeye cyane mu rugendo rw'ubuzima, cyangwa se muri kwa gusanga mu rugendo urimo rwawe rukubereyemo n'inzitizi nyinshi, ugasanga uhisemo kwicira inzira cyangwa se kwiyumvisha ko mu buzima ubayemo ko nta mahoro ufite. Ni ibigaragara, wowe urabibona. Mu buzima ubayemo birakomeye, karande zo mu muryango zarahagurutse. Iyo ugiye kwitegereza ubona imyuka mibi yarahagurutse abaye myinshi. Mu by'ukuri ukabona ko nta handi hantu wamenera ushaka amahoro, ukumva ko ari ukujya mu bigirwamana. Reka mbyite ibigirwamana. Ukumva ko ukwiriye kujya kuraguza. Hari abantu usanga bagifite uyu mwuka wo kuraguza, kujya kuraguza, kujya ngo ku mupfumu. Mu rurimi rwacu rwa Kinyarwanda ngo ni abapfumu, ngo ni abantu ngo baterekera ibiki n'ibiki ngibyo byose. Kubwo kubura amahoro kwawe, kubw'ikintu runaka ushaka, ukumva ko amahoro ukwiriye kuyashakisha ku ngufu byanze bikunze, kandi ukumva ko ugomba kuyabona, maze ukumva ko amahoro wayabonera n'izo mbaraga zindi. Wakibaza iki kibazo ukanagitekerezaho, kigira kiti: mbese amahoro aturuka he? Ninde nyirayo? Topic ngira ngo tuganireho: mbese amahoro aturuka he? Ninde nyirayo? Muvandimwe, nshuti yanjye, reka kumva ko amahoro abonekera mu kujya kuraguza, abonekera mu kujya kwirwanirira, ujya guterekera kugira ngo urebe ko imyuka mibi yagira ite, yagukurwaho cyangwa se
icyifuzo cyawe ufite ukumva ko aribwo cyasubizwa vuba, aho uribeshye cyane. Nshuti yanjye, amahoro ujya gushakira muri ziriya mbaraga zindi, nibyo koko urahagurutse uragiye ugendeye mu kigare, cyangwa se urabibwiwe ngo tujye hariya, ngo nibwo turi bubone ku kintu runaka, ati icyo cyifuzo cyawe ufite cyangwa icyo kibazo ufite kirakemurwa n'umuntu runaka ngewe nzi. Aha ni igihe unabirangirwa ukagendera mu kigare. Nugera hariya hantu kuri uriya mupfumu, kuri uriya muntu ugiye gushakira amahoro, ndakubwiza ukuri ndakubeshye, ntabwo uzavugana nawe iminota 30 cyangwa se isaha, nta kintu aragukuraho nakita nk'igitambo agomba kuba yasigarana, cyangwa se agomba kuba yakifashishijeho kugira ngo akurebere ibyo wowe utabasha kubona, abifashishijwemo n'imbaraga z'imyuka mibi zimukoreramo. Niba wemera ko imbaraga z'umwuka wera zibaho, imbaraga z'Imana zibaho, na Satani afite imbaraga, ibi nkubwira ni ukuri, ariko Satani imbaraga afite ntabwo zirusha ingufu iz'Imana, kuko hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana zishobora byose. Haleluya. Hari ituru uzamuha ngo ugiye ngo kumuraguzaho, hari igitambo azagukuraho. Icya mbere cyo ashobora kuzagukuraho amacandwe, akaba yakubwira ngo ciraha. Nakubwira ngo ciraha, ntabwo uzabuza igihe gitumye agutwara ya macandwe. Natagutwara amacandwe, azakubwira ngo mu mwambaro wawe wambaye, wa mwambaro uzawumuha, ugira ngo ugire ute, urebe ko ibikuzanye ushaka umushakiraho, kugira ngo urebe ko wabibona, ariyo mahoro yakujyanye cyangwa se indi ntego y'ikintu runaka. Azaguterera inzuzi, yego, nk'uko tubivuga, azagukorera ibyo gukorera byose nk'uko ubishaka, ariko nshuti yanjye, azanakwereka ko aguhaye ko amahoro yabonye, ko n'ibyo ushaka mu gihe kitari icyakure uza kuba wabigezeho ndetse wanabibonye. Si ibyo gusa, kugira ngo azabashe kuba yakuremera kwizera mu mutima wawe, hari imiti azaguha. Imwe uzayinywa, indi azakubwira ukuntu uzayisiga, indi azakubwira ukuntu uzayambara, indi hari aho azakubwira ngo iyi ngiyi uzayikoreshe ukigera mu irembo ry'urugo, ati uzabikore gutya na gutya gutya na gutya. Ako kandi akagukorera kugira ngo umutima wawe nawo awufate neza bugwate, maze wumve ko kwizera kwawe, kw'ibyifuzo ufite, ibisubizo byabyo biri mu biganza by'uwo muntu wagannyeho. Urabisoje, arasoje kubigukorera ibyo agukorera, uragiye. Mu by'ukuri ibyo umusigiyemo nk'igitambo cyawe nk'uko twabivuze ku byo watanze, wowe uragenda, ariko ntabwo ubuze uriya muntu usigiye ari amacandwe yawe cyangwa se umwambaro wawe cyangwa se ikindi kintu wamuhaye cyo ku mubiri wawe, ntubuze ibyo ari bugukurikize. Urataha, nugera mu rugo ibintu bizarushaho kwiyongera, wowe ukajya ubona hari impinduka ziri kugenda ziboneka mu buzima bwawe, bikakuyobera. Naho kumbi hari imyuka mibi wamurikiwe kuri wa munsi ujya hahandi, ihora ikuzengereza, ihora ikubuza amahoro, ihora igutesha umutwe,
ya myuka mibi ivuye hahandi hari igihe iza noneho yahura na za karande wisanganiwe. Ayayayayaya, nawe urabyumva, umuriro uraka. Wowe ukaba warabikoze uzi ngo ni amahoro wagiye gushaka, ukaba warabigiyemo ugendeye mu kigare, uzi ngo amahoro ngo arabonekeramo hariya. Muvandimwe, inshuti yanjye, iyo nzira ntabwo ariyo yivemo. Ntabwo amahoro abonekera mu bigirwamana, ntabwo amahoro abonekera mu kuraguza, ntabwo ibikuraho imyuka mibi ya karande ari uguterekera. Oya, umugabo mwiza ntabwo umuhabwa n'umupfumu. Oya, umugabo mwiza, umugore mwiza ntabwo umuhabwa n'umupfumu. Oya, umugabo mwiza umuhabwa n'Imana, umugore mwiza umuhabwa n'Imana, urugo rwiza uruhabwa n'Imana. Kandi amahoro, nyiri mahoro ni Yesu Kristo. Amahoro uyakura ku Mana. Ngwino kwa Yesu aguha amahoro. Yesu ni byose kumufite. Haleluya. Yesu ni byose kandi ni karuhura. Ni umunyembaraga, aturebera tutabasha kureba, atwambika imbaraga, akaturwanirira amanywa na nijoro. Turi muri iyi si, niwe utubereye urumuri. Turi muri iyi si, twebwe ntabwo tureba ngo tubone. Ibiduhiga ni byinshi, ibiturwanya ni byinshi. Urahindukira ukabona imisozi yabaye myinshi, wareba iburyo n'ibumoso ukabona yewe ibintu byakomeye. Ariko ndakubwiza ukuri yuko nuguza kwa Yesu arakubera byose. Yesu niwe utanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Yesu niwe uturwanirira akatuneshereza imyuka mibi iturwanya uko bwije n'uko bukeye. Hari intambara ku bamwizeye abarwanirira, zimwe bakazibonesha n'amaso yabo kandi akazitsinda, izindi ntibazibone. Amahoro aboneka kwa Kristo. Ngwino kwa Yesu nawe urabona amahoro, nshuti yanjye. Wifuza gusobanukirwa neza ku byerekeranye na nyiramahoro n'utanga amahoro uwo ari we, nk'uko mbikubwiye mu magambo arambuye, soma muri iki gitabo nanditse nawe Imana iragushaka ku paje 24, niho usanga ku byerekeranye n'uko umuntu araguza, n'uko umuntu aragura, n'uko umuntu aterekera, n'ibitambo uko bitangwa, n'amaturo uko atangwa. Maze ubisome neza witonze, Mwuka Wera arashobora kugusobanurira ku byerekeranye no kujya gushakira amahoro aho atari, wagize kubyibeshyaho ukagendera mu bigare, cyangwa se mwo kimwe mu by'ukuri nawe ubwawe wayobye kubera ko intambara zabaye nyinshi. Hari igihe umuntu ahura n'intambara nyinshi, Satani akakurasa pe, ugacanganyikirwa ukumva wabaye nk'umusazi. Ariko ndakubwiza ukuri yuko nuzajya ubona bikomeye, ujye ufata umwanya wiherere maze usenge. Iyakuremye irahiherereye, ireba ibyiherereye, n'ukuri izajya ikureba nawe, irakureba kandi nawe ikakugirira neza. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi ubwiza bw'Imana bukomeze ubare nawe iminsi yose. Mwuka Wera agusobanurire ibyo udasobanukiwe kandi akuganze muri byose. Amen.